ni inkuru ishimishije yagishimisha abagiye batandukanye, ni inkuru yasesekaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbega inkuru nziza, mbega inkuru ishimishije irimo iragenda igarukwaho n'abagiye batandukanye. Mbese iyi nkuru yaba ari iyihe ko abantu bose bakomeje kugenda bayitangarira? Byinshi rero urimo uragenda wibaza, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu ishimishije kandi imeze neza cyane. Naho rero ibitaro byitiriwe umwami Faisal bikorera mu mujyi wa Kigali byatangaje ko kuva muri Gicurasi 2023 bitangije ubuvuzi bwo gusimburiza impyiko abazirwaye. Kuri ubu abagera kuri 64 bamaze guhabwa iyo serivisi. Murumva ko ari ibintu byiza, murumva ko ari ibintu byo kwishimira, murumva ko ari ibintu byo kurata, murumva ko igihugu cyacu rwose ari trebye, ibintu bikomeje kugenda biba byiza cyane. Rero kugusimburiza abarwayi impyiko ni imwe muri serivisi z'ubuvuzi zitangirwa mu mavuriro akomeye, ndetse kuba itangirwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda biri mu bigaragaza intambwe u Rwanda ruri gutera mu buvuzi kuva mu myaka 31 ishize. Umubyeyi rero ufite umwana w'imyaka 18 y'amavuko wasimburijwe impyiko mu bitaro byitiriwe umwami Faisal muri Nzeri 2024 yabwiye RBA yuko ashima intambwe igihugu cyateye mu by'ubuvuzi. Ati umwana yarabazwe bigenda neza cyane, kugeza uyu munsi ameze neza cyane. Twabihaye agaciro kubera igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacyo bwiza kuko cyita ku baturage bacyo. Indi ntambwe yishimirwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi bw'abarwayi impyiko mu Rwanda ni ukubemerera gukoresha ubwisungane mu kwivuza. Mana y'isi ijuru, mbega inkuru nziza cyane. Muri uyu mwaka rero w'ingengo y'imari abarwayi b'impyiko bigaragara ko zangiritse ku burundu bazajya bahabwa serivisi yo kuyungururirwa amaraso izwi nka dialysis bakoresheje ubwisungane mu kwivuza mu gihe bategereje guhabwa indi mpyiko. Abarebwa n'iyo serivisi yo kuyungururirwa amaraso mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK bavuga ko ari imwe mu zihenze, ku buryo kuba yarashyizwe mu bwisungane mu kwivuza bizaramira ubuzima bwa benshi. Maniraguha Aimable ati nari naratangiye kugendera mu kagare sa n'uwataye ubwenge, ariko kuva nangiye guhabwa iyi serivisi ubuzima bwarahindutse cyane kandi bwaranagarutse. Ubundi iyo urwaye cyane wandikiwe kuyunguruza amaraso 3 mu cyumweru, ariko rimwe izo shuro ntizuzuraga kuko byabaga bihenze kwiyishyurira. Murumva rero ko niba bagiye kuzajya dukoresha mituweli, murumva ko ari amakuru meza, murumva ko ari amakuru ashimishije. Undi murwayi w'impyiko nawe yagize ati ubwisungane mu kwivuza buzafasha benshi kuko impyiko iraza ikakumaraho ubutunzi ufite bwose, bizagabanya impfu za benshi kuko bamwe barapfaga kubera kubura ubushobozi. Mbega inkuru yagishimisha abagiye batandukanye bose hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero abantu benshi cyane barimo baragenda bayitangaho ibitekerezo. Ari nk'uwagize ati ni ukuri igihugu cyacu wanacyita ku muturage. Nimwumve ukuntu iyo serivisi nyine abo bantu bose bagera kuri 64 bamaze gusimburizwa impyiko, kandi noneho bikorewe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murumva ko ari ibintu byiza, murumva ko igihugu cyacu nyine ubuvuzi busigaye buri ku rundi rwego. Imba dufite ubushobozi bw'uko abantu bagera kuri 64 bose tubasimburiza impyiko, murumva ko ari amakuru meza yo kwishimirwa rwose. Na igihugu cyacu rwose kimeze neza, tugomba kucyishimira, tugomba kukirata, tugomba kugenda tukivugaho tugiye hose, mu bice byose tugiye tujyamo bigize muri Afurika. Ahantu hose ugeze rwose genda uvuga igihugu cyacu neza, kuko igihugu cyacu kireberera umuturage. Mwumve nyine rino terambere tugezeho. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru yacu yagishimisha abagiye batandukanye, kandi tunabashimire mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Imana yo mu ijuru igihe ikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.
kandi ikindi mujye mwibuka kuduha ibitekerezo byanyu, tuba tubikeneye cyane. Nk'iyi nkuru wakayitanzeho ibitekerezo byinshi, ese wowe iyi nkuru urayibona gute? Ese wowe iyi nkuru urumva uyakiriye gute mu mutima wawe, mu mutwe wawe, irimo iragushimisha gute? Ugahita ubitwandikira muri comment. Ibyo rero nibyo tuba dukeneye kandi tuba dushaka, kandi ibintu byose murimo bikomeze kugenda bizamuka neza cyane. Imana ibane namwe.